ese hano mu Rwanda dufite abahanzi benshi, ni uwuhe waba ari urumodo wawe hano mu Rwanda? Mu Rwanda Chris Easy. Chris Easy. Yes. Aka kanya rero ugiye kutuzamuramo umurongo umwe wa Chris Easy twihuse cyane. Ese amatsiko yawe arashize ko mbona ibyanjye byose ubivuze, ufite ukusa nuko wangize. Ya ndagushimiye wowe ukomeza gukurikirana MEM TV, wewe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo. Niba utarakora subscribe kandi uyu niwo mwanya gukora subscribe hano kuri MEM TV. Kakanya rero hano turi kuri Ngoma Adventiste College of Health Science, kigo cyiza cyigisha kirimo ishami ry'igiforomo. Ahangaha ushobora kwazana umwana wawe akazahava yarabaye umudogiteri. Rero aka kanya nkaba ndi kumwe n'umutumirwa wacu nta wundi ni umuhanzi. Turakwakiriye kuri MEM TV. Murakoze cyane. Mbere na mbere watangira wibwira abantu badukurikira hano kuri MEM TV. Amazina yanjye ni Twagirimana Joseph Sarito, nkaba ndi umuhanzi ku izina rya Sariki. Sariki OG. Sariki, ikindi Sariki, iwanyu ni hehe, uturuka hehe? Iwacu mu rugo ni mu karere ka Burera nyine. Mu majyaruguru. Aho ngaho. Sariki, rero nakubonye nyine nkubonamo impano, nkubona aho wari uri guperforminga hano muri Ngoma Adventiste College of Health Science. Nifuza ko nakunyuza kuri MEM TV. Kuba turi kumwe hano kuri MEM TV urabyumva ute? Ni ibintu bitangaje nyine tu. Ni ibintu nagize andi mahirwe, numva nyine kuba wangira icyizere ni ibintu bitangaje. Sarito, mfite ibibazo bitari byinshi ariko nanone bitari bikeya. Sarito, watangiye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi ryari, byatangiye gute? Byatangiye ni senior 2 niho. Ubwo senior 2 hari mu mwaka wa ryari? Ni mu wa kabiri tu. Ubwo mu wa kabiri so nibuka neza cyane kuko ni senior 2. Senior 2. Umuntu urahita ubara ndi senior 4, ubwo barahita bara ubwo ni imyaka ibiri. Sarito, uko ubona icyo gihe ugitangira, icyo gihe ugitangira nyine ukiyumvamo iyo mpano n'ubu ngubu urabigereranya ute? Bigitangira byari ibintu bigoye ariko kugenda bizamuka. Sarito, ahangaha se aka kanya ubu kuri iki gihe tugezeho, hari nk'indirimbo waba ufite cyangwa se nk'imirongo waba ufite hanze muri studio? Ntabwo zirajya hanze ariko ndi kubiteganya. Kuki bitarajya hanze, byatewe n'iki? Icya mbere nyine ni ubushobozi. Ubushobozi birumvikana. Ubwo ngubwo abantu badukurikira hano kuri MEM TV, nimero ndayishyiramo aho hasi. Ukeneye gufasha uyu mwana waduhamagara cyangwa se ukorezaho n'amafaranga, byose ni ibintu byiza cyane kandi bituma tuzamura impano nyarwanda. Sarito, abadukurikiye twababwiye ko uri umuhanzi. Yego kuko uri umuhanzi, ariko ni iki cyerekana ko uri umuhanzi? Waturirimbiraho nk'umurongo umwe kugira ngo tuzamuke mu kiganiro neza, tumeze neza. Kuko nk'ubu ngubu umuntu uri kureba kino kiganiro, inama namugira ni uko atakwihutisha, kuko imbere ibibazo biraba bihari byo n'umuriro. We tuzamureho nk'agapera kamwe. Ntacyo tutakoranye, ntacyo tutavuganye, twageze no mu bihe, gusa nzagukumbura. I love you too, baby. I love you too, baby. I love you too, baby. Sarito, urarenze pe. Sarito, none se bino bintu by'ubuhanzi, abenshi abana iyo bino bintu babibwiye mu rugo iwabo usanga batabyumva, ukavuga ati ni uburara. Wowe ababyeyi bawe hari ikintu babivugaho kuba nyine ufitemo impano, cyangwa niba wari wanabibabwira ntabwo babizi? Ibintu birebire nyine biba bigoye tu. Usanga muri iki gihe nyine ababyeyi iyo bumvise ngo uri umuhanzi bahita bavuga ati umwana wacu aratunaniye, bagiye mu bintu by'ibiyobyabwenge, agiye kutunanira. Ariko nyine hari ababyeyi, hari uburyo ukuramo ikintu ababyeyi bakacyishimira nyine tu. Sarito,
aka kanya hano wiga muri Ngoma Adventiste College of Health Science twagusanze wiga ibijyanye n'igiforomo nk'uko nabimaze kubivuga mu kanya. Ese ubona igiforomo n'ubuhanzi ubona uzabifatanya ute? Buriya ni ibintu byiza nyine tu igiforomo nabonye ko ariyo section nyine yazamfasha kuko izindi nabonye amahirwe atansekeye utamo kuza hano nyine uza kwigira igiforomo. Ese Sarito ubu muhanzi ugira barora umudo cyangwa se ujya kugira ngo ujye kuvuga ati ujye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi nuko hari abandi bantu wabonye babikora? Ese hano mu Rwanda dufite abahanzi benshi, ni uwuhe waba ari umudo wawe hano mu Rwanda? Mu Rwanda Chris Easy. Aka kanya rero ugiye tuzamuramo umurongo umwe wa Chris Easy twihuse cyane. Ese amatsiko yawe arashize ko mbona ibyanjye byose ubivuze, ufite ukusa nuko wangize, don't you tell my end anyways anyway iyo utabibona nzigira inzozi nziza uzandota ewe need you more nzigira akana keza uzandaza. Wow, Sarito uzi kuririmba, ufite impano ariko ikintu ndi kumva gishobora kuba wenda kikubera imbogamizi ni ubushobozi, ariko turi Imana irahari. Hano dufite n'abantu badukurikirana, abantu badukunda hano kuri MEM. Ngira ngo ubu ngubu abantu 1,140 nibo bamaze gukora subscribe. Abantu 1,140 ntabwo ari bake, kandi hari n'abandi barareba iyi video bakagira icyo badufasha. Twakomeje rero ku kibazo gikurikiyeho, ese no hanze y'u Rwanda hari abahanzi uvuga ati uriya muhanzi ndamwemera cyane? Ese hanze y'u Rwanda ho wemera nde nyine ubu ubona nawe yaba ari umudo wundi hano hanze y'u Rwanda? Nta wundi bamwita Omare. Wadutamo nawe umurongo we umwe? Holy Ghost fire supernatural boss my confidence, my heart is under my cocaine maintenance. Wow Sarito, impano yawe ndumva ari impano ifite ireme, kandi iramutse habonetse support yazamuka. Se Sarito, hari abana benshi bangana nawe, hari abana benshi b'urubyiruko baba bafite impano ariko kuba badafite ubushobozi cyangwa se batabona nyine aho bayizamurira, ugasanga impano zabo zipfuye ubusa, bagiye gukora ibintu bitari impano zabo. Abo bana wabagiriye inama? Nyine ikintu nababwira ni uko basapotinga impano yabo bakayikorera nyine, bakumva ko badahejwe. Nyine niba ufite impano shirika ubute ujye hejuru, nyine ushake n'abakuzamura. Tugijemo kantu gato ko kwamamaza Ngoma Adventiste College of Health Science, ikigo cyiza gifite ishami ry'ubuforomo. Ese waba ufite umwana ukaba ushaka ko aba umudogiteri, muzane muri Ngoma Adventiste College of Health Science bamuha ubumenyi nawe wumirwe. Dukomeje, ese Sarito, hano n'ubuhe mu Rwanda umuhanzi ukunda cyane urukumva ugiye gutubwira? Ese umukundira iki? Utubwire amazina y'ababyeyi be, utubwire wenda n'ahantu yaba ahantu aturuka, cyangwa se umuhanzi ukunda utubwira live style yiwe uko waba umuzi. Nyine urumva umuntu ukunda, ubuzi amateka ye byatangiye bite kuva aho yatangiriye kugeza na n'ubu. Tubwire umuhanzi muri Rwanda ukunda, tubwire se amazina y'ababyeyi be aturuka he? Mu Rwanda ufite abahanzi benshi, ariko ngiye kuvuga kuri umwe. Ndikumva bangoye nareba iki kibazo, numva nawe kiri challenge kaduhindura ikibazo. Nareba ugiye kutubwira umuhanzi hano mu Rwanda ukunda ukumva, utubwire amazina ye n'ahantu aturuka gusa. Amazina ye n'ay'ababyeyi n'aho aturuka, cyangwa amazina ye ay'ababyeyi tuyihorere, aho aturuka. Amazina ye n'aho aturuka, amazina ye nyakuri atari ay'ubuhanzi. Ibintu byangora, ariko nakubwira wenda aho aturuka. Bamwita Yampanga. Yama wabona Inyamasheke. Wabona Inyamasheke.
ese umuntu bita Element waba umuzi? ndamuzi. Umuziho iki? Nzi ko ari umuproducer urenze muri iki gihugu cyacu. Ikindi wenda nkubwiye n'iwabo ubwo nakubwira ko ari Karongi nyine. Karongi, hano kino kigo giherereye muri Karongi, aho ngaho kwa Element niho kino kigo giherereye, Ngoma Adventiste College of Health Science. N'abantu batari baba bazi aho giherereye bahamenye, komeza utubwire noneho. Nta bindi narenzeho nyine bakangurira abantu mwese mufite impano mushyire kubute mujye hejuru nyine nyine muteye gupfisha impano zanyu ubusa. Nicyo nababwira. Rero nanjye ngize icyo mvuga kuri uyu mugabo Sarito, uyu muhanzi turi kumwe. Sarito turi abanyeshuri twese twiga hano muri Ngoma Adventiste College of Health Science. Sarito namubonye nyine ari guperforminga ahantu, ndavuga ati uyu mwana afite impano, hari icyo namufasha kugira ngo agire aho agera, agire aho ava, agire aho agera. Sarito, kuba waje hano kuri MEM TV, ese urabivugaho iki? Ni iby'agaciro kuko iyo ufite impano ukabona umuntu araje aribwirije arakubwira ati vuba ngo utumire dukorane ikiganiro, biguha icyizere nyine yuko impano yawe izazamuka. None se Sarito, tuvuye hano mu Rwanda tukajya hanze, uba wumva hanze y'u Rwanda, ese nuhe muhanzi nyine wumva indirimbo ze kumva urazikunze, niwantu kumva uramwemeye bya danje? N'ubundi ni wa role model wawe? Okay. Umuntu bita Yago uramuzi? Ndamuzi. Yago umuziho iki? Nzi ko ari umunyamakuru akaba n'umuhanzi kimwe nkawe. Ese iyo urebye indirimbo ze uzibona ute? Ese ubona wamwigiraho iki? Ni iki wamunenga? Yago nyine ni umuntu uzi guhanga nyine nta kintu namunenga, ntacyo wamunenga. Ni umukozi ushoboye nyine ubona se Yago mu buzima busanzwe wamwigiraho iki wowe nk'umuhanzi? Ikintu namwigiraho ni icyo gukora. Niba ukoze umuzigo nyine ukaba mwiza, komeza nyine ukore n'izindi zibe nziza kurusha. Ese Yago ko tuzi ko yakoze Suwejo, nta muntu utayizi, iramenyekana, ijya hanze, abantu barayumva barayimenya, ariko izindi zose ziri mu bisheke, nta bantu bazizi n'abazizi nyine ni babandi bamukurikirana bya hafi. Ntabwo wavuga ngo izo yakoze mu gihugu hose ziri kuri standard yo hejuru ku buryo abantu bose bazizi. Ese ukeka ko ari iyihe fera yaba yaragize kugira ngo aba bwa mbere atangira akora ibintu byiza ariko nyuma bize gusubira inyuma? Sinzi uko ntabivuga, nyine buri muntu agira challenge. Wasanga niba abantu batagusapotinze mwese urukumva video zawe zagenda gute, ariko nyine buri muntu agira challenge mu buzima bwe, ariko hari igihe ukora ugahita uhindura. Sarito, dukomeje, ese wiyumvishemo impano, uratangira uragerageza, bimwe biranga kubera ubushobozi. Mu bintu byagucarenjinze watubwiramo bike byagucarenjinze cyane kurusha ibindi? Icya mbere na ability nyine ni ibisanzwe. Icya kabiri ni uburyo wandika indirimbo, niyo uburyo uri kwandika ugasanga bwite uyibagirwa. Ikindi nyine ni tayo mu tuba turimo nyine. Ese uramutse uhawe amahirwe ukavuga ati mu Rwanda dufite abaproducer benshi, ukavuga ati ugahabwa amahirwe ukavuga ati hitamo umuproducer wumva gukorera indirimbo, urumva wahitamo nde? Bamwita Bob Pro. Abantu badukurikiye hano kuri MEM TV ngira ngo barabyumva, uyu mwana ashaka ko Bob Pro azamukorera indirimbo. Ubwo nahanyu ya nimero ngiye nashyize muri screen aho ngaho, nukorezaho ibiceri cyangwa se mukaduhamagara mukatubwira ati uyu mwana duhuze, turahangaha, nanjye nkabahuza, mukaba mwa supportinga umuziki we. Tunasoza, ese Sarito, ibi bintu muri quartier iwanyu hari abantu babizi ko wenda ufite impano y'ubuhanzi? Barabizi. Se iyo babibonye bumva batera comment bate, bivugaho iki? Nyine muri quartier nyine usanga
karitsiye nyinshi batabyitaho, ariko nyine iyo ukiri hasi batangira kuvuga ati wenda ugiye mu bindi bigoranye nyine muri karitsiye ntaba babyitaho cyane, keretse iyo umaze nko kugafata niho bumva ko byaba bikomeye. Ese ko tuzi ko gukora indirimbo ni ibintu bigorana, amashusho n'ibiki byose, amashusho, amavideo byose kubikora ni ibintu urabizi ko ni ibintu bigorana, biruhije kandi bisaba n'amafaranga menshi cyane. Ese wowe urumva video wakora irenze yaba yatwaye nk'amafaranga angana ute ukurikije uko uzi indirimbo mu Rwanda zisohoka zatwaye amafaranga? Ni ibintu birenze ubu, uretse wenda mfite umushoramari nyine video nakora yabikwiye. Urumva wakora simvuze igiciro kuko biterwa n'ubushobozi, wakora video bitewe n'ubushobozi n'amafaranga yari nyine dusoza. Hano dufite social media influencers badukurikiye hano kuri MEMTV. Ushobora kuba uyibonye iyi video yimuhereze. Hano hari umwana ufite impano, yego yarayifite ariko yarabuze aho inyuza, yageze kuri MEMTV. Natwe ntabwo dufite ubushobozi bwo kuyizamura ngo ibe standard igere ku rwego rw'igihugu, ariko wowe uyibonye iyi video yihereza social media influencers ayizamure kugira ngo dukomeze kuzamurana. Mwakoze kudukurikira, kandi niba utarakora subscribe yikore. Ciao ciao.